umuntu uwo ari we wese wakoze icyaha icyo ari cyo cyose yemerewe gusaba ihanagurwa busembwa. Ni ibiki bisabwa umuntu ugiye kwaka ihanagura busembwa? Umuntu w'umusirikare we byagenda bitubwo? No kuvuga ngo urumva nk'umuntu w'umusirikare urya igisirikare, abantu baba mu mwuga wa gisirikare, ihanagura busembwa cyangwa ihanagurwa busembwa twayibonye ubundi ntago rijuririrwa, byongera icyizere. Byongera icyizere, umuntu wahanaguweho ubusembwa yaho nyine yongera kugira mu muryango nyarwanda, kuko batubwiye ko ari akanyenyeri 195 urwego. Ndabona byemeye. Mwaramutse Beatrice. Mwaramutse Mukama. Ese ko umuntu kandi akanyenyeri ninde ugiye kohereza amafaranga? Oya da, nibereye muri systeme imibereho. Iyo se ikora iki kandi? Imibereho ni systeme ikubiyemo amakuru ajyanye n'imibereho y'abanyarwanda twese. Yifashishwa mu gukora igenamigambi rinoze kandi rishingiye ku bipimo nyabyo. Naho abaturage bayikenera gusaba serivisi zitandukanye nko kwishyura mituweli n'ibindi. Ariko Mukama, ibyo umbwira ni ibiki? Ntidusanzwe twishyura mituweli tugendeye ku byiciro by'ubudehe? Ashwi da, uzi ko uheruka inzira muki? Ibyiciro by'ubudehe ntibigishingirwaho mu gutanga serivisi iyo ari yo yose, ahubwo hasigaye hifashishwa systeme imibereho. Ko numva ayo makuru ari mashya mu matwi yanjye. Ubwo uraho utarareba niba amakuru y'urugo rwanyu ari muri systeme imibereho koko? Yewe ntabyo ndareba pe, ahubwo nyereka uko nabireba. Biroroshye. Simbona ufite telefoni, kanda akanyenyeri 195 urwego, ukurikiza amabwiriza. Icyakora telefoni y'ureba amakuru y'urugo abaruriwemo igomba kuba ibaruye ku ndangamuntu ye. Uzi ko natwe turimo di? Ariko se ko mbona bucura bwacu batarimo? Ndakumenye. Ejo ntiwaje mu nteko y'abaturage. Batubwiye ko iyo usanze urugo rwawe rutari muri systeme imibereho cyangwa usanze hari amakuru y'urugo rwawe akeneye gukosorwa, ujya ku biro by'akagari utuyemo bakagufasha. Batubwiye kandi ko iyo nta muntu n'umwe mu rugo ufite telefoni ibaruye ku ndangamuntu ye, nawe agana ibiro by'akagari bakamufasha. Yewe reka nyaruke hakiri kare bamfasha. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Primo Media Rwanda. Nk'uko mubimenyereye, muri kumwe nanjye Rugaba Ivan na Ntwari Faustin. Uyu munsi rero tugarutse mu kiganiro kigaruka ku bintu bigendanye n'amategeko, kuri zimwe mu ngingo z'amategeko no kuri bimwe mu biba mu mategeko. Ntwari, uyu munsi tugiye kuganira ku ihanagurwa busembwa. Tugiye kuganira ku ihanagura busembwa, turebe ibintu bikubiyemo icyo amategeko abivugaho. Turifashisha rero itegeko nomero 27 rya 2019 ryerekereye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha. Ntwari, wenda nko ku muntu utazi ihanagura busembwa ubundi muri make ni iki? Ihanagura busembwa ni igikorwa giteganywa n'itegeko, aho umuntu wahanwe n'inkiko, wakatiwe n'inkiko, nyuma y'uko arangije ibihano bye, asaba ko bya bihano bye n'inkurikizi n'ingaruka z'ibihano byamukurwaho, mbese akamera nk'aho atigeze akatirwa. Icyumvikana ni buri wese cyangwa kuko abantu bakora ibyaha bigiye bitandukanye, n'abakatiwe baba bari mu byiciro byinshi. Ese ni buri wese cyangwa ni bande mbese muri make basaba ihanagurwa busembwa? Umuntu uwo ari we wese wakoze icyaha icyo ari cyo cyose yemerewe gusaba ihanagurwa busembwa. None se urumva buri muntu wese ese arisaba ryari?
hari igihe gisabwa cyangwa hari ukundi itegeko ribigena? Yego urakoze Rugaba. Itegeko nomero 027 akarongo kaberamye 2019 ryo kuwa 19 z'ukwa 9 mu mwaka wa 2019 byerekeye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha mu ngingo ya 246 bateganya igihe gisabwa kugira ngo ube wasaba ihanagurwa busembwa. Ngo igihe gisabwa ku muntu warangije ibihano bye akaba yarakatiwe akarangiza ibihano bye. Yego yagiye mu rukiko, icyaha kiramuhama, arakatirwa ndetse n'igihano cyarakirangiza, none akeneye ihanagura busembwa, akeneye ko ubwo busembwa bwo kuba yarakoze ibyaha bumuvaho. Urabizi ko ahantu henshi mu mirimo, cyane cyane mu mirimo ya leta, wabonye ko basaba icyemezo cyo kuba utarakatiwe cyangwa se cy'ubunyangamugayo rimwe na rimwe, icyemezo cyo kuba utarahamijwe ibyaha n'inkiko, bakunze kucyita criminal code, mu cyongereza ni criminal code. Rero kugira ngo rero iyo criminal code yawe bigaragara ko nta byaha wakoze kandi koko mu by'ukuri wari warahanwe, uba warahawe ihanagura busembwa. Ihanagura busembwa rero hari igihe giteganywa n'iyo ngingo ya 246 ivuga ko nyuma yo kurangiza igihano uba ugomba kumara imyaka 5 kuva igihe urubanza rwakirijwe cyangwa wakatiwe. Ntabwo ari ukuvuga ko ari ukuva igihe urubanza rwakirijwe urangije igihano cyawe wakatiwe, tuvuge imyaka 5 uyirangije, hashira indi myaka 5. Iyo hashize imyaka 5 uba wemerewe gusaba ihanagurwa busembwa. Ariko ku byaha kuba hamwe n'ibyaha bakongera bakabisubira isubiracyaha, mbese bafitemo ikintu cy'insubira. Yego, bafite isubiracyaha, bafite izo mpamvu z'isubiracyaha, bo kugira ngo usabe ihanagurwa busembwa nuko byibuze nibura uba umaze imyaka 10 nyuma y'uko urangije igihano cyawe, cyangwa se nka kuriya igihano kiba kidagikurikiranwa kigasaza. Icyo gihe kugira ngo ihanagura busembwa criminal code yawe cyangwa se icyemezo cyo kutakatiwe n'inkiko kibe kera, bavuga ngo runaka ntiyakatiwe n'inkiko, nuko byibuze uba umaze imyaka 10. Ariko ku muntu wagaragaye isubiracyaha cyangwa se aho icyo gihano cyashaje cyangwa se nyine kikaba kitararangijwe. Yego, urumva rero ni ikintu cy'ingenzi cyane, kuko urumva umuntu wakoze icyaha iyo asabye ihanagurwa busembwa urumva mbese arera. Amategeko asa nkaho aba amugeneye amahirwe yo kwezwa, ntagume kuba umuntu ufite icyasha cy'uko yagize igikorwa. Urumva gukora icyaha mbese ukabihanirwa, ugakatirwa n'inkiko cyangwa se nyine kikaguhama, inkiko zikabifataho icyemezo, ubwabyo ni ubusembwa. Rero iyo ubwo busembwa buba bwakugiyeho, iyo ushaka ko bukuvaho, hari inzira ziteganywa n'amategeko, arizo nyine arizo turi kubabwira, turi kuganira. Noneho Ntwari, umuntu yakwibaza ni ibiki bisabwa umuntu ugiye kwaka ihanagura busembwa? Ibyo asabwa mbere na mbere agomba kubusaba urukiko rukuru, kuri bano bahanwe n'inkiko zisanzwe, cyangwa se urukiko rukuru rwa gisirikare kubahanwe n'inkiko za gisirikare, niho abisaba. Ibintu aba agomba kuba afite, abagomba kuba afite idosiye ikubiyemo itariki ya nyayo y'igihe yarangirije
igihano ndetse ariko hakaba harimo n'ibimenyetso by'ahantu hose yabaye amaze kurangiza igihano ahantu hose yabaye bigaragaza ko nyine yitwaraga neza. Ubwo hanyuma ku bintu aba agomba kuba yujuje mbere na mbere aba agomba kuba agaragaza ko yarangije igihano, igihano cyarangiye, cyangwa se wenda ntekereza yuko na ya myaka 5 iteganywa n'itegeko yuko nayo yarangiye. Yego yarangiye, igihano cye cyararangiye cyangwa se cyaranashaje. Ya myaka iteganywa n'itegeko twabonye nayo yararangiye. Hanyuma rero ikindi aba agomba kugaragaza nuko aba agomba kugaragaza ko yishyuye amagarama y'urubanza n'indishyi, mbese bya bintu byose. Amagarama y'urubanza hano mvuga ntagara y'urubanza yaciriwe mbere rwamuhamije icyaha, ahubwo ni amagarama y'urubanza, ni igarama aba agomba kugaragaza ry'ikirego yatanze muri urwo rukiko ari gusabamo ihanagurabusembwa. Ariko ntekereza yuko urumva kugira ngo nyine n'ubusembwa koko bumushireho agomba kuba yaramaze no kwishyura indishyi z'akababaro. Yego, nari ngiye kubigeraho. Agomba kugaragaza ko koko yishyuye indishyi z'akababaro cyangwa se n'ihazabu yaciwe. Hanyuma mu gihe atabyishyuye akagaragaza ko atigeze abikurikiranwaho cyangwa se batigeze ari umukene, noneho hari umukene adafite ubushobozi. Yego, urumva ari umukene, urumva koko ntabwo aba ashoboye kubwishyura, kandi nabo ntabwo ari ukuvuga ngo umukene ntazahanagurwaho gusembwa, ahubwo aba agomba kugaragaza icyemezo, agazana icyemezo cy'uko atishoboye ndetse ahabwa n'inzego zibifitiye ububasha. Yego, noneho reka dufate nka senari iteye gutya. Abantu benshi, igikundi cy'abantu, agatsiko muri makeya, bakoze icyaha bari kumwe, barangije bakatirwa hamwe, bakoreye icyaha hamwe, bakatiwe hamwe, ibihano ni bimwe, ariko nyine ni benshi. Ese ko tubizi yuko abantu nyine batanganya ubushobozi, bigenda biti abantu bakatiwe ari benshi gutyo, haba hari uburyo urukiko rwemeza ruti wenda indishyi z'akababaro wowe kanaka uzarihi wabitubwira hige? Yego, nkuko twabivuze ko ari ibintu biteganywa n'amategeko. Itegeko ryabirebyeho, burya itegeko ni ikintu cyiza, rireba ku nguni zose. Rero iyo bidashoboka ko uri gusaba ihanagurwa busembwa bigaragara ko atishyuye ihazabu cyangwa se n'indishyi, icyo gihe urukiko nirwo rugena umugabane usaba ihanagurwa busembwa agomba gutanga iyo ari benshi. Yego, mu gihe ari benshi nk'uko wari ubibajije mu kibazo, ni igikundi, ni abantu 10, ni bangahe, umwe muri bo niwe ugiye gusaba ihanagurwa busembwa, ndetse ariko ikigaragara cyo nuko atishyuye cyangwa se atafite n'ubwo bushobozi. Icyo gihe urukiko mu bushishozi bwarwo nirwo rugena umugabane w'uwo muntu uje gusaba ihanagurwa kuko urumva wa mugani biranumvikana, kuko muri rusange icyaha ni gatozi, n'ingaruka z'icyaha ni gatozi. Urumva nubwo mwaba muri benshi, buri wese aba agomba kwirengera umutwaro wiwe nyine umukwiriye. Dukomeza rero nakwibaza ntese tubare umuntu yatse ihanagurabusembwa nk'uko wabitubwiye, adepoje cyangwa se ashyize ubusabe bwe mu rukiko rukuru, noneho nyuma yaho bigenda biti? Njyewe
kanaka cyangwa umuntu runaka uri kuba gusaba ihanagurabusembwa yamaze gutanga ubusabe bwe mu rukiko rukuru. Inyuma yaho bigenda biti urukiko rukuru rumusubiza mu gihe kingana iki, muri icyo gihe ruba rukora iki, bigenda biti? Yego, nk'uko twabibonye nari nabivuzeho, ariko noneho uti bigenda biti. Uko bigenda nabyo biteganywa n'itegeko. Urumva iyo usaba ihanagurwabusembwa amaze gutegura dosiye ye akayishyikiriza urukiko narwo rurayisuzuma, hanyuma rugahita ruyishyikiriza ubushinjacyaha buba bugomba gusubiza kuri iyo dosiye, gutanga igitekerezo kuri iyo dosiye mu gihe kitarenze iminsi 30. Uyibaze uhereye igihe baboneye iyo dosiye. Kandi urumva ntekereza yuko bihita bigira naho bihurirana na kwa kundi watubwiye yuko umuntu agomba kuzana, urumva ubushinjacyaha burya muri rusange bunakora n'iperereza. Yego rwose. Urumva buhita bureba na hahandi hose yagiye atura, bukareba koko niba wa muntu nyuma yo kurangiza igihano muri ya myaka 5 yaritwaraga neza koko. Abango muri iyo minsi 30 baba bahaye ubushinjacyaha, ni iminsi myiza, mbese wavuga ko ni iminsi wenda muri ayo magambo wavuga ko ari yiperereza. Kuko ne urumva no gusuzuma dosiye, ihanagurabusembwa. No gusuzuma dosiye, ese uyu muntu nyuma yitwaye neza koko, kubwo abagomba kuba yaritwaye neza kuva arangije igihano. Mbese bigaragara koko ko uwo muntu akwiriye kurwaho ubwo busembwa. Noneho rero ubushinjacyaha muri ya minsi 30 irarangiye, ubwo buhita busubiza idosiye mu rukiko rukuru. Yego, urumva muri iyo minsi 30 ntago igomba kurenga, ahubwo iminsi 30 ntigomba kurenga ubushinjacyaha butaratanga igitekerezo cyabwo kuri ya dosiye ku rukiko. Rero urukiko iyo rumaze kubona igitekerezo cy'ubushinjacyaha, urumva ruba rufite n'iyo dosiye y'usaba ihanagurwabusembwa, burabisuzuma mu gihe cy'ukwezi kumwe. Mu gihe cy'ukwezi kumwe urukiko ruba rwabisuzumye rukaguha igisubizo. Urumva ni urubanza nk'urundi, ntabwo uriyo ngo ruguhamagare ati hanyuma tuzakubwira. Urumva mwese barabumva, murahagera mwese bakabumva, ubushinjacyaha bakabwumva, usaba bakamwumva, urukiko rukabifata icyemezo muri icyo gihe cy'ukwezi kumwe, rukaguhanaguraho ubusembwa cyangwa se ntirubuguhanagureho. Muri rusange ubwo urumva icyo gikorwa cy'ihanagurabusembwa gifata amezi 2 iyo wamaze gutanga ubusabe bwawe mu rukiko rukuru. Noneho nshaka kubaza, umuntu w'umusirikare we byagenda bite ubwo? No kuvuga ngo urumva nk'umuntu w'umusirikare urya igisirikare, abantu baba mu mwuga wa gisirikare naho habamo izo nzego, habamo ubushinjacyaha bwa gisirikare, hakabamo ubushinjacyaha bukuru, umushinjacyaha mukuru wa gisirikare, hakabamo urukiko rwa gisirikare, urukiko rukuru rwa gisirikare. Itegeko riteganya ko wahamijwe ibyaha ndetse urubanza rwe niba rwaraciriwe mu nkiko za gisirikare, n'ubundi ashaka ihanagurabusembwa cyangwa se akaba ari muri izo nzego, nawe nk'izo nzira twavugaga mu nkiko zisanzwe nizo zikurikizwa mu nkiko za gisirikare. Ajya mu rukiko rukuru rwa gisirikare, urukiko rukuru rwa gisirikare rukamenyesha ubushinjacyaha bukuru, ubushinjacyaha bukabisuzuma,
rugatanga igitekerezo, ndetse no muri cya gihe cy'ukwezi urukiko rukaba rwamaze kugira gute, rukaba rwamaze kubifataho umwanzuro, rukemeza niba rutanga ihanagurabusembwa cyangwa se rutayitanga. Nk'uko rero wabitubwiye, urukiko rushobora gufata umwanzuro wo kuguha ihanagurabusembwa cyangwa se nturihabwe. Nshaka kubaza, ese ihanagurabusembwa rirajuririrwa? Ese ihanagurabusembwa iyo utaribonye ni iki gikurikiraho inyuma? Ni iki wakora? Birashoboka yuko wakongera ukarisaba? Bimeze bite aho ngaho? Urumva ubajije ikibazo cyiza cyane abantu bakunze kujya bakibaza. N'ejo bundi hari umuntu wari urimo abimbaza. Ihanagurabusembwa cyangwa ihanagurwabusembwa, twayibonye ubundi ntabwo rijuririrwa. Ntabwo rijuririrwa kuko biri mu ihanagurwabusembwa riri mu bubasha bw'urukiko rukuru ku nshuro ya mbere n'iya nyuma. Urukiko rukuru nirwo rwemerewe, rufite ububasha bwo kuburanisha imanza zisaba ihanagurabusembwa cyangwa ihanagurwabusembwa ku nshuro ya mbere n'iya nyuma. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo bijurira. Noneho rero reka wenda twabonye bya bintu umuntu asabwa byose, ibyemeza azana, buri kintu. Ni nk'ibihe bintu byatuma umuntu adahabwa ihanagurabusembwa? Mu bintu byatuma umuntu adahabwa ihanagurwabusembwa, adahanagurwaho ubusembwa, icya mbere ni uko igihe giteganywa n'itegeko yaba ataracyubahirije. Icya kabiri ni uko yaba ataritwaye neza nyuma yo kurangiza igihano cye, yarafunguwe ntiyitwaye neza, nyine ikomeje ya mico idasanzwe. Cyangwa se nanone hakaba hari ugushidikanya ko yaba yaritwaye neza, cyangwa se n'ahantu akaba yananiwe kugaragaza ahantu yagiye yaba. Imico n'imigirire yiwe nyuma y'uko afunguwe ikaba ikirimo amakemwa. Yego, ikaba ikirimo amakemwa, bamukemanga, ubona nyine. Ibyo rero biri mu bintu bituma utahabwa ihanagurabusembwa. Wenda n'ikindi twakongeraho, kubera yuko muri bya bintu watubwiye harimo n'ikintu cyo kuriha indishyi. Ushobora kuba utararishye n'indishyi ariko ntunagaragaze icyemezo cy'uko utabibashije. Ibyo byose urukiko rwabishingiraho rukwima ihanagurabusembwa. Yego rwose. Noneho wa muntu yujuje bya bintu byose, impapuro yarazitanze, noneho biri n'amahire, n'ihanagurabusembwa rirabaye, araribonye, ararihawe. Ese ihanagurabusembwa umuntu warihawe ashobora kuryakwa, rishobora guseswa? Mbere yuko ngera kuri icyo kibazo, nagira ngo tubwire abadukurikiye, yego, nubwo ihanagurabusembwa ritajuririrwa, ariko ntibivuze ko niba ubisabye rimwe biba birangiye. Ntibivuze ko niba ubisabye rimwe nturihabwe, ntuhanagurwe amahirwe. Oya, ni ukuvuga ngo urumva twabonye impamvu nyinshi urukiko rushobora gushingiraho rutaguhanaguraho ubusembwa cyangwa rutabikwemerera. Ariko dufashe nk'ingero, umuntu ashobora gusaba guhanagurwaho ubusembwa ariko imyaka iteganywa n'itegeko itaragera. Hashize imyaka 3, abonye amahirwe, hano baramubwiye ati rwose kandi atarafite amakuru, kandi ihanagurabusembwa ati rirashoboka, kandi atarafite n'ayo makuru y'uko aba agomba kumara imyaka 5 kandi anitwara neza.
iyo iyo myaka itarashira iteganywa n'itegeko si 5 gusa, twabonye ko ku isubiracyaha cyangwa se mu gihe igihano kitarangijwe cyangwa cyashaje hashira imyaka 10. Nuvuga ngo iriya myaka itaragera ugasaba ihanagurwa busembwa ntago warihabwa. Rero iyo utarihawe kubera imyaka itaragera, urategereza ya myaka ikagera. Niba hari wisabye nyene hari hashize imyaka 3 ukaba ubonye ahantu bakubwira ati genda usabe ihanagura busembwa, ati birashoboka, ukabisaba, no kuvuga ngo iyo ugeze mu rukiko bakabisuzuma bagasanga ko icyo gihe kitaragera, ntago bari guha, ariko bufite amahirwe ko igihe nikigera ukabisaba. Yego, uzahasaba ko baguhanagura. Noneho rero noneho ikindi, iyo igihe ibintu byose byari byuzuye, igihe imyaka iruzuye, ibisabwa byose biruzuye, wabitanze, ariko mu bushishozi bw'urukiko, urukiko ntirukwemerere guhanagurwaho ubusembwa, nabwo ntibiba birangiye nubwo bitajuririrwa. Ako kantu ko ntabwo ujya kubaza ngo urajurira, urumva, ntabwo ujya mu rwo kujurira, ariko nanone ntushobora gusaba ihanagurwa busembwa mu gihe wabyangiwe, ntushobora kongera kubisaba hatarashira imyaka 2 iyo atari impamvu z'igihe. Reka dukurikiye babyumve neza, iyo atari impamvu z'igihe, ahubwo bitewe n'uburyo wenda n'ibindi bintu bishobora kuba bitujujwe, cyangwa no mu bushishozi bw'urukiko, cyangwa no mu iperereza riba ryavuye mu bushinjacyaha, kugira ngo wongere gusaba ihanagurwa busembwa, nuko byibuze uba umaze imyaka 2 uhereye igihe warisabiye bakarikwima, igihe wa mwanzuro wo kutaguha ihanagura busembwa wabaye ndakuka, ugutegereza imyaka 2. Yego, ni nyuma y'imyaka 2 rwose nibwo wongera kuba wabisaba. Yego, naho rero ku kibazo cyo gusesa warumbajije cyo gusesa ihanagurwa busembwa, ihanagurwa busembwa riseswa iyo umuntu wahawe ihanagurwa busembwa yongeye gukora icyaha nyuma y'imyaka 5 amaze guhabwa ihanagura busembwa, ariko kandi icyo cyaha nacyo mu gihe cy'imyaka 5, mu gihe cy'imyaka 5 iyo yongeye gukora icyaha, ariko nabwo icyo cyaha kikaba gihanishwa igifungo cyo kuva ku myaka 5 kuzamura, mbese igifungo cyo mu myaka 5. Icyo gihe ihanagurwa busembwa araryamburwa, mbese riraseswa. Ariko kandi uko ihanagurwa busembwa ritangwa ni nako riseswa. Urongera bagakora, ni ukuvuga ngo n'ubundi uko ritangwa mu buryo bukurikije amategeko, no kuri gukuraho biba bigomba kuba bikurikije amategeko. ubwo noneho ariko bikajya n'ubushinjacyaha. Yego, ubushinjacyaha urumva buregera kugukuraho ihanagura busembwa. Yego, kuko mbere warabisabye, ubushinjacyaha bujyamo nabwo ngo burebe koko bugenzure, ariko noneho nyuma nawe yukoze icyo cyaha muri cya gihe cyateganyijwe n'itegeko, kugira ngo ihanagurwa busembwa cyangwa se bwa busembwa bare warahanaguweho bwongere bugusubireho, bisaba ko nanone binyura mu rukiko muri za nzira, ubushinjacyaha bugasaba ko wongera gushyirwaho ubusembwa. Ariko kandi ikintu gihari gikomeye, iyo ubusembwa, iyo ihanagurwa busembwa riseshwe, rihita rimera nk'ritarabayeho. Mbese uhita na bya bindi bya mbere, nuvuga ngo rihita rimera nkaho uri ruharwa. Nuvuga ngo icyaha nyine n'ubundi, kuko ubusembwa twabibonye, ubusembwa tuvuga hano buterwa n'icyaha, kuba warakoze icyaha. Rero igihe icyo ari cyo cyose cya cyemezo cyawe kigaragaza ko wakatiwe cyangwa utakatiwe n'inkiko, iyo kigaragaza ko wakatiwe n'inkiko ubwo aba ari ubusembwa. Iyo utakatiwe
nta busembwa uba ufite. Ntwari urumva yuko ikintu muri rusange ni nabyo twahereyeho tuvuga, yaba igihe twavugaga ku isubiracyaha n'ikindi gihe cyose twagiye tuvuga ku bintu byose bigendanye n'ibyaha. ni uko muri rusange ikiruta ibindi byose mbere ya byose ni ukwirinda gukora ibyaha. Ni ukwirinda gukora ibyaha, ariko tukanashishikariza abantu buriya niba waracitswe cyangwa se warakoze ibyo byaha, hari ababikora bacitswe n'ababa babigambiriye, ariko iyo urangije igihano mu bantu baba barakoze ibyo byaha, niba urangije igihano itwararike, itware neza. menye yuko hari byinshi bitameze neza kuri wowe, bitwararike urebe niba wabone iryo itware neza. Si ukwitwara neza gusa kugira ngo ubone uhanagurweho ubusembwa, ahubwo itware neza muri sosiyete yakwakiriye wavuyemo, mbese wari wanayihemukiye, itware neza ndetse uhanagurweho n'ubwo busembwa, ukomeze uba umuntu muzima udafite ubusembwa nawe buterwa n'icyaha. bigendeye rero kuri ibyo, umuntu twaganiriye byinshi turivuga ihanagurabusembwa, ariko njyewe wenda uko mbyumva ikintu cya mbere cy'ihanagurabusembwa ni uko rigufasha kongera ugacya ukera, ariko nkawe wabirebyemo cyane ukabijyamo cyane ugasa nk'ubicukumburaho cyane, ni akahe kamara hanini k'ihanagurabusembwa? Ihanagurabusembwa rifite akamaro gakomeye, kuko urumva twabivuzeho, mbese iyo nta busembwa ufite uba ufite amahirwe menshi. Ku bantu baba barakatiwe hari uburenganzira baba barambuwe, rero ubwo burenganzira baba barambuwe ihanagurabusembwa rero iyo bahanaguweho ubwo busembwa, ubwo burenganzira ubu busubiranye. Icyo ni ikintu gikomeye. Muri ubwo burenganzira, mbese hari nk'abantu baba barakatiwe uburenganzira bwo kuba wakwiyamamariza nko hari imyanya yo muri leta, hari icyizere utagirirwa ni ukuvuga ngo nk'icyo ngicyo cyo kuba hari imyanya utajyamo yo mu nzego za leta, uba ufite ubusembwa, icyizere kugira ngo bakugirire icyizere. hari n'imyanya y'ubuyobozi ko niyo haba atari muri leta gusa, no mu miryango itegamiye kuri leta, hari imyanya udashobora kujyamo utazanye iki kintu cya criminal. Kugira ngo wemererwe kuba uhagarariye umuryango utegamiye kuri leta, uba ugomba kugaragaza ko uba ugomba kugaragaza icyemezo kigaragaza ko utakatiwe n'inkiko, kandi ndetse n'itegeko rivuga ko udashobora guhagararira uwo muryango utegamiye kuri leta utari uwa leta, warahamijwe ibyaha bitandukanye, ariko bihanishwa igihano kiri hejuru y'amezi 6. urumva rero za nshingano wavugaga, bwa burenganzira wavugaga, umuntu udafite iri hanagurabusembwa iyo yagize gutya agakora icyaha, biragoye yuko hari ibyiciro bimwe cyane cyane byo guhagararira inyungu za rubanda adashobora guhabwa amahirwe yo kuba. Ayo mahirwe ntabwo aba yafite, ariko ikindi byongera icyizere. Byongera icyizere, umuntu wahanaguweho ubusembwa yaho nyine yongera kugira mu muryango nyarwanda, kuko aba yaritwaye neza. Urumva bikagaragaza yuko koko wenda byamugwiririye cyangwa se yaragororotse. Muri rusange ni ikigaragaza ko umuntu yagororotse. Niba yitwaye neza muri icyo gihe cy'imyaka 5, 10 ingahe, ni kiba kigaragaza ko uwo muntu koko yagororotse, abereye umuryango nyarwanda. Ntwari rero dusoza, nongere ngushimire cyane. Sinzi niba hari icyo wavuga mbere yuko dusoza iki kiganiro twari twagize ku ihanagurabusembwa. Icyo navuga
icyo navuga ni uko abadukurikiye abadukurikiye urumva haba harimo ingeri zose. Mu badukurikiye bataragwa mu byaha mukomeze mwirinde, abakomeze birinde, baguye mu byaha rero bakaba bararekuwe bararangije ibihano byabo cyangwa se ibihano byaranasubitswe, nibakomeze bitware neza nabo uburenganzira bwabo buhabwe, bahanagurweho, babone ayo mahirwe yo guhanagurwaho ubusembwa, bakomeze bishimira umuryango barimo, ndetse ariko nk'uko wabivuze bakomeza kwirinda ibyaha. Rero dushimiye buri umwe wese wakurikiranye iki kiganiro kuri Primo Media Rwanda, tubibutsa yuko twifashishije itegeko nomero 27 akarongo kaberamye 2019 ryo kuwa 19 z'ukwa 9 2019 ryerekeye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha. Ntwari, turagushimiye cyane. Urakoze cyane Rugaba. Yego. Ndaramizero y'u Rwanda, mfite inzozi zo kwiga kaminuza kugera mu bushorishori. Ntibyoroshye, ariko nahisemo kubindwanya kandi nzatsinda. Imbere hanjye ni heza, mfashijwemo na Overseas Trust Agency. Overseas Trust Agency nibo bonyine bagufasha kubona amashuri mu bihugu bya Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bihugu byose by'i Burayi, kuko bakorana na kaminuza zitandukanye kuri iyo migabane. Bagufasha kubona akazi n'uruhushya rwo gukora, work permit, bagufasha kubona visa no kugura imitungo mu mahanga. Naho ku barwayi, Overseas Trust Agency bafasha kubahuza n'ibitaro mukeneye, by'umwihariko abivuriza mu Buhinde. Ibafasha kandi kubona tike y'indege yihuse. Bahamagare kuri 0788 88 66 28 cyangwa ubandikire kuri email info@overseastrustagency.com. kandi kubona tike y'indege yihuse ku bari Burundi twabafungura ishami ryo kubaha izo serivisi zose. Dukorera i Bujumbura muri quartier Kigobe kuri Avenue des Etats-Unis 76. kandi mwifuza ibindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp nimero akamenyetso ko guteranya 257 68 99 48. Overseas Trust Agency, because we are trusted.